niba Theo hari akabureshe kagaragaza ko hari ibyo yaragiye gukora kandi bishoboka ko bidakurikije amategeko uwo basinyanye amasezerano yakoraga, byari bikwiye ko itoroshe ryatunzwe Theo rinatungwa uriya kuko Theo. None se niba umuntu ushinjwa igikangisho cya message isanzwe itarimo ndakwica, itarimo ndagukubita, itarimo ndagusenyera, uwo muntu babona ari ibibazo cyane rwose ari hanze byaba ibibazo. Noneho umuntu wagututse ku babyeyi, umuntu wavuze ko azagukubita, umuntu wavuze ko azakwirukanisha ku kazi, wowe none bizajya bigenda gute? Banyakubahwa abagenzacyaha, bashinjacyaha, bacamanza, niba koko izo ngufu zihari z'abantu basanzwe bashobora kubakoresha ibitandukanye n'amahame mwize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga iti RDFM 23 nibo bamurashe. M23 ni ingabo za leta, M23 ni ingabo za FARDC nabo bafatanye Wazalendo FDLR. Hanyuma oya FDLR n'ibindi noneho bashyizemo bare ni Wazalendo. FDLR ubwiri muri Wazalendo. Noneho bidateye kabiri Kenya, umwe mu bayobozi bakuru bari mu butumwa bwa East Africa hari muri Kenya abwira ikinyamakuru Capital muri Congo Capital FM ko na cyane ko na Israel iri ku gitutu cyo kutinjira mu buryo bwuzuye muri Palestine. Tuna umwanya w'ikiganiro cy'isesengura makuru, turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza, wa mwenda wera w'u Rwanda twawuye. Izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya, byukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira icyumweru cyiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Nkuko bisanzwe tubagezaho amakuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru. Twizere ko icyumweru muri rusange cyabagendekeye neza. Ive nawe? Cyagenze neza rwose. Dusuza inshuti zacu zidukurikira umunsi ku wundi, abari mu bihugu bya hano muri Afrika ndetse n'abari mu Rwanda by'umwihariko, abadukurikira muri ku migabane itandukanye, namwe tubifurize gusoza neza iki cyumweru. Tujye kuganira kuri amwe mu makuru y'ingenzi yaranze icyumweru Ive. Harimo ifungwa ry'umunyamakuru Manirakiza Theogene wa Ukwezi TV na ukwezi.com. Harimo kandi iminsi 30 nayo yakatiwe Apotre Yongwe. Hakabamo ifungwa rya CG retired Gasana Emmanuel wahoze ayobora polisi y'u Rwanda. Harimo kandi n'urubanza rwa Kazungu nawe wongerewe iminsi 30 y'agateganyo y'igifungo. Turaza no kugaruka kuri dosiye Nkundineza Jean Paul, twabonye Manirakiza yihuta, ya Jean Paul yo igezehe. U Rwanda rwahakanye cyangwa rwagize icyo ruvuga ku birego bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja RDF kwinjira ku butaka bwayo. Hanyuma tunarebe umusirikare wa Kenya wiciwe mu butumwa bwa East Africa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuva aho ngaho turebe ku mirwano ikomeje hari muri kiriya gihugu iri gusatira umujyi wa Goma, mwarabyumvise muri iki cyumweru dusoza. Tuze no gusoreza kandi ku ntambara ya Israel na Palestina igikomeje, abantu ariko bagenda bicwa ku ruhande cyane cyane rwa Gaza muri Palestine. Ivi Karame ni make muri menshi. Mukanya rero turaza tuyava imuzi n'imuzingo, ndetse ibitekerezo byanyu nabyo tubihaye ikaze, yaba muri commentaire ndetse no kuri nimero dukoresha. Benshi mu bahaciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Eva Life riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Stress na stroke biri ku mwanya wa kabiri mu bihitana abantu benshi.
kubaho kwa none bikaba bihenze ku buryo ubuzima bwabaye gusiganwa n'urushinge rw'isaha. Muri 2021 ishami rya Loni ryita ku buzima ryatangaje ko abantu 745 bapfa bazize ingaruka zituruka ku kazi gakaze. None se ko tudakoze tutabaha amahitamo n'ayahe? Igikondo kuri Pefa hari inshuti yawe nanjye yitwa Sam Sauna Massage and Steam yiteguye kuturinda ayo makuba. Uretse sauna na massage biri ku rwego mpuzamahanga, bafite amafunguro y'uburyohe ntagereranywa utegurirwa n'inzobere mu guteka. Aha kandi uhasanga n'amacumbi meza. Nari nibagiwe kubabwira ko hari parikingi nini kandi nziza. Bahamagare kuri 0788 89 36 69. Ivi reka duhere ku rubanza rw'umunyamakuru Theo Manirakiza. Ni urubanza twakurikiranye hanyuma n'ifatwa n'ifungwa rye. Yafashwe akekwaho kwakira ruswa y'ibihumbi 500 ahawe n'uwitwa Nzizera Aimable ngo afatiwe mu biro bye, niko urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda rwatangaje. Ariko inyito y'icyaha mu rukiko yabaye gukangisha gusebanya, gukoresha ibikangisho bigamije gusebanya. Abantu bamwe batungurwa no inyito y'icyaha yahindutse, ariko abandi bati ubushinjacyaha nyine buti ntabwo guhindura inyito y'icyaha ari ibintu bidasanzwe mu manza. Ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yafatwa akekwaho iki mu rukiko akaza gushinjwa igifitanye isano na cya kindi ariko kitari cya kindi, cyangwa se icyo bidafitanye isano. Abenshi batekereje ko icyatumye Theo adashinjwa ruswa nk'impamvu yatumye afatwa ari uko byagaragaye ko we n'uriya mugabo Nzizera Aimable hari amasezerano y'imikoranire bari basanzwe bafitanye. Ariko noneho ubutumwa yagiye yohereza Nzizera bukubiyemo ibiganiro ari kumukoro cyangwa ashobora kumukoraho, akaba ari bwo buherwaho bubonwa mu ndorerwamo y'ibikangisho bigamije gusebanya. Yego, nabonye hari n'umuntu watwandikiye mu butumwa kuri channel ati niba bari bafitanye amasezerano y'imikoranire yakomezaga kumwoherereza izo nkuru agamije iki? Niba ushatse ko umuntu avuga ku nkuru uramuhamagara ukamubwira uti ngo ufiteho inkuru imeze gutya na gutya, abakozi baravuga ko wabambuye, urabivuga wiki, ariko ntabwo umwohereza link wamaze kuyikora. Sinzi umuntu nabonye abyandika, ariko bisa nkaho nawe byitaga ko kumwoherereza iyo link ari ibikangisho. Ariko reka kino ngikiriyaringe. Theo na Nzizera Aimable amasezerano bari bafitanye yaramubwiraga ati nuramukubonye inkuru ushobora kugira icyo mvugaho ujye uyimpa ndebe niba twayivugaho igasohoka cyangwa se itasohoka. Icyabaye birashoboka cyane ko Theo habaye coincidence yo kohereza izo nkuru no kwishyuza cyangwa kutumvikana ku masezerano y'akazi, ukohereza ibyo harimo no kutumvikana ku masezerano y'akazi nabyo. Cya kabiri, hari n'ibintu erega rimwe na rimwe umuntu aba atazi ko mu buryo bw'amategeko biza kurebwa gutyo. Kubwira umuntu uti nutankorera ibi bizagenda gutyo, ntabwo nigeze mbasha gusoma ubutumwa mu buryo bwanditse. Cyokoza kugeza abantu twibeshyaga ko byoroshye, twari tukibeshya ngo ni ibintu byoroshye. Abantu basanzwe bakorana bafitanye amasezerano y'imikoranire, kutumvikana ku bijyanye n'akazi c'est tout à fait normal kuba abantu bakorana batakumvikana ku bijyanye n'akazi. Kugeza twari tukibeshya ko byoroshye. Yego, twabonye ko bya bintu bikomeye. Theo ari kuburana kuri detention. Theo yiregura ibyo yiregura, ariko mu gusoza amera nk'ukina ikarita yo kwerekana icyizere afitiye ubutabera n'ubuyobozi bw'u Rwanda, avuga ati ngiye nabonye abavoka bagera kuri 7 mvamahanga muri ya miryango, nubwo atakoresheje ayo magambo mbivuge gutyo nicyo yaminingaga, muri ya miryango ihora ikora raporo mbi ku Rwanda, ihora uruvuga uko rutari, ndabanga ku mpamvu z'uko ntashaka gutukisha igihugu cyanjye. Rero rwose nyamuneka ibintu byo kwineneka ku umuntu gufungwa mu bintu nk'ibi bidasobanutse hari umunyamakuru bishobora kwica izina ry'igihugu. Nimba mbyibuka turaha kuri mikoro twaraganiriye ibyo bintu tubikomozaho tuti ntibikwiriye kuba ku munyamakuru gusa, n'ahandi hantu hakwiriye kujya harebwa ngo icyemezo gifashe koko nicyo cyashobokaga kandi kiri mu nyungu z'igihugu, ntabwo ari cy'abantu bake. Urukiko bijyanye n'uko byari processus iri accéléré bwakeye rwose, byatewe ntibyatinze rubivugaho runafata umwanzuro kumumanura amageragere. Theo aramanuka. Hari ikintu nshaka kuvuga mbere yuko ukomeza.
kumanuka kwa Theo Mageragere nabibonyemo ibintu nka bitatu. Icya mbere ni uko tugifite icyuho mu mategeko kandi gikomeye, abari kuvugurura code penale mu byumve. Niba icyaha cyo gusebanya cyaravuye mu mategeko hano ibyaha mu Rwanda mu 2018 hagasigaramo gukangisha gusebanya, icyo kintu bwacyo ntabwo mu mategeko gisobanutse. Umuzi w'igiti wararanduwe hasigara amashami, ariko ishami rikomeza gushyirwaho, rikomeza kumera rikanatunga ubuzima. Iyo breshe ntabwo ikwiye rwose. Icyo ni urupuho rikomeye. Yego. Icya kabiri, RMC ni urwego rushinzwe kwigenzura kw'abanyamakuru. Nubwo iki cyaha cyaba kiri penale, kuki hatabanje kurebwa RMC ngo banayibwire batari ko dore umuntu wanyu birimo biragenda gutya na gutya, birimo kuko nk'umunyamwuga cyangwa se ngo na RMC nayo ivuga iti twari dufite n'izindi cases ze rwose ni mujye muri nshinjabyaha. Icyo ngicyo urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB, muvugizi warwo Dr Murangira Thierry yavuze ko kiriya cyaha kitari cyagombaga kujya muri RMC, ariko nubwo cyaba kitagomba kujya muri RMC nk'umunyamwuga ufite aho abarizwa, niyo habaye ikosa muri bano banyamwuga b'urugaga rw'abavuzi cyangwa rw'abaganga, habanza kurebwa urugaga mbere yo kugira ngo umuntu ajye yaregwa. Hakwiye kubaho mediation yumvikanyweho ku munyamakuru hagati ya RMC cyangwa se kundi munyamwuga hagati y'umwuga akora n'abawuhagarariye ndetse n'uwo bafitanye ikibazo. Icyo ni icya kabiri nge mbona nk'intege nke zabaye muri uru rubanza rwa Theo. Icya gatatu nuko iyo urebye uyu Nzizera Aimable ntabwo nzi imbaraga afite imbere y'amategeko mu Rwanda, ariko niba Theo hari akabreshe kagaragaza ko hari ibyo yari agiye gukora kandi bishoboka ko bidakurikije amategeko uwo basinyanye amasezerano yakoraga, byari bikwiye ko itoroshe ryatunzwe Theo rinatungwa uriya, kuko Theo reka nkunganire kuri icyo kintu. Ntabwo nzi ingufu Nzizera afite, nta nubwo nzi izimuri inyuma. Bwa mbere mvuga iki kintu uko byagenda kose arazifite, nta nubwo ari ibintu byo kudutaho, ariko ntabwo buri gihe umuntu uzagutunga urutoki uzaruvuna, ntabwo buri gihe umuntu uzakubwira ngo uri kwexerisa ingufu z'umurengera kuri njye, uri gukoresha ibyo bibaraga cyangwa ibyo bigufu ku bantu uhotaza abantu bose, uzabahutaza ntuzamara abantu, ntabwo bose bashiriragereza. Ndi kuvuga ibyo kubera iki? Ndabikomoza kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo kuki wiyo toroshi tamutungwa. Nzizera nawe yavuzwe mu ma controversies arenze imwe. Uyu munsi mu bantu bari muri gereza bafunzwe mu minsi ya vuba harimo abantu babiri bose bafite accrochage na Nzizera za hafi. Yongo afitanye accrochage ndende na Nzizera kandi ashinja Nzizera kumutekera imitwe kubijyanye naho yagombaga gukorera televiziyo, ndetse mu minsi yashize ndabivuga nk'umuhamya ndabizi na chief editor kwa Yongwe ninge wanze ko iyo nkuru itambuka. Ndabwira ni please umunyamakuru uri kwikora ashakemo ibi bintu, hari ibyo nari nyikeneyemo bitari harimo n'uruhande rwa Nzizera. Yego. Birangira umunyamakuru akubiswe bikomeye cyane, Danton Gasigo, uri kumva bikekwamo ko byaba biri mu kiganza kindavuga ariko please ntabwo gukeka bihagije. Make sure ko muca mu nzego zibifitiye ububasha bashobora gushakisha ibintu, ahubwo bo babitwara mu buryo bworoheje cyane. Birangira gutyo ubwo yivuje mu buryo bwe buciriritse, sinzi imba yarakize cyangwa atarakize, ariko ntibyakomeza. Uribuka case ya Emirene? Yego. N'abana baririmba gospel, Vestina na Dorcas. Hakaza niya Theo, ntabwo ntekereza ko Nzizera hakana ko bari bafitanye amasezerano. Noneho umuntu agafatwa biri kwitwa ruswa kandi ari wowe yimuzaniye. Nkavuga ngo n'inzego zacu z'ubugenzacyaha zikwiriye no gutekereza ngo aba bantu bafite ibyo batumvikana bigera gutaho bumvikana kuri kopi y'amafaranga. Hari n'ikindi Theo afitiye ibimenyetso, nubwo gufata amajwi cyangwa ikibisabirwa uburenganzira mu bushinjacyaha ndetse no mu bugenzacyaha, cyuko uyu Nzizera ngo yahaye ruswa miliyoni 20 abakozi bamwe ntazi bo mu mujyi wa Kigali, cyavugiwe mu rukiko. Theo yanabikomoje mu ibaruwa yandikiye abantu kugira ngo babanze bubake ngo ahantu bari bagiye kubaka we na company. Amategeko niba atunze itoroshi ibumoso, reka kwirengagiza n'iburyo. Reka tuvugisha ukuri. Icyo Eva avuze ngo ntabwo n'ubundi uzabafungisha ngo bamare, niba ari nawe bafungisha. Niyo haba n'izindi ngaruka zose nta nubwo ari Nzizera, kwanza tunabigire rusange. Imbaraga zose watunga ku munyarwanda uwo ari we wese, zibiza amafaranga, zibiza inshingano igihugu cyakwizeye ku misoro y'abanyarwanda uhembwa,
ukaba wumva ko ubwo buremere n'izo ngufu ufite uzabikoresha uhutaza uhungeta ugirira nabi abandi bantu bexpose amakosa yawe amafuti yawe cyangwa se abandi bantu byaba guhimba ibyo byaha ukabishyira mu mategeko byaba gufungisha abantu niba byashoboka ko wakoresha abanyamategeko cyangwa se amategeko mu nyungu zawe byaba kubabangamira mu buryo bumwe ntabwo uzabikora kuri miliyoni 14 z'abanyarwanda kandi Imana izaha u Rwanda umugisha tuzanaba 20 cyangwa 30 ntabwo wabikora byose for better iga kubaho mu nzira zigororotse wige kubana n'abantu wige gukora ibiboneye nko kuvuga ngo uzitambika nzamushyira ku ruhande kandi byumvikane neza ntabwo ndi kuvuga ngo nzizera gusa narebye ino baruwa nayo ndi gushingira hanini mpita mbona ngo derrière hari abandi bantu nkibaza those guys babaye koko bahari umaze iyo myaka abanyarwanda aribo bagwaye ingufu rero hari igihe abantu banabyibeshya akabona yakomeye akibeshya ngo yakomeye kuko ari igitangaza there are a lot of people babarusha ubwenge amashuri ariko kuko igihugu umugisha wacyo wakuyobotse nyine ukagenda ukajya mwazira nshingano it doesn't mean kurusha abandi banyarwanda ubwenge ntabwo barusha ingufu z'umubiri na nkeya n'umugisha uba wagize nyine w'igihugu haba harimo imigisha y'abanyarwanda yakugezeho ikindi hari ingero bikoresha mu kugira umunyarwanda n'ubangamira neza uwo mugisha ubu muzi aho bari kandi bizenguruka iyo baruwa iragira iti ifite iheda cyangwa se umutwe uvuga ngo tariki 26 z'ukwezi kwa 10 2023 Nshuti bavandimwe namwe mwese mwagiye mushyigikira ibikorwa byanjye by'itangazamakuru ndabizi ko mwese mwatunguwe kandi mukababazwa n'ibyambayeho ndetse bigikomeje kumbaho kuko benshi muzi ubwitange n'ubunyangamugayo nagiye ngira ubwo nakoraga uyu mwuga ukorwa kenshi nabiyemeje kuba abihanduza cumu gusa nanone ndabizi neza ko habayeho no kwishima kuri bamwe cyane ko ari akazi nakoraga kabangamiraga inyungu z'abakomeye batari bake na Nzizera Aimable ukomeje kugenda ampimbira ibyaha ntakoze ndabibona ko afite abantu benshi kandi bakomeye mu nzego za leta bamuri inyuma ngo bamufashe kunyikiza no kunshecekesha ngo ntakomeza kubangamira inyungu zabo bwite no kugaragaza amakosa n'ibyaha bakoze uyu Nzizera Aimable ubaze amakuru y'ibyaha yakoze yamenye ko mfite niyo yatumye anyikiza kandi yabikoze afashijwe n'abakomeye mu nzego za leta mbona ari nabo barimo kumufasha ngo banyikize icyo nzi cyo abakora ibi byose babikora ku nyungu zabo bwite nubwo bakoresha ububasha bahabwa n'amategeko ngo bakandamize rubanda icyo nsaba buri wese turebe icyo nsaba buri wese wanga akarengane nk'uko nakarwanyaga ni ukunkorera ubuvugizi kwa perezida wa repubulika nkarenganurwa gusa biragoye kuko nk'uko nagiye mbigaragaza mu kazi kanjye biragoye ko gutaka kwa rubanda rugufi kwamugeraho bibanje guca ku bandi bayobozi bahishirana bakanakingirana ikibaba ubu ngiye muri gereza y'Amageragere kugeza igihe ntazi nsize abana bato ntazi uko baziga uko bazabaho n'ahazaza habo uzagira ineza yanjye yibuka azayiture abana banjye ngaho mugira amahoro y'Imana Theogene Manirakiza ashyiraho n'umukono we abantu bihanganira uburyo nayisomyemo yandikishije umukono kandi ikigaragara yanditse nyine mu buryo nawe ntabwo yari ari muri comfort zone kwa Kesaswa ni ibaruwa ndende ariko Theo urukiko rwavuze ko aramutse arekuwe yabangamira iperereza rikiri gukorwa ikindi rutesha agaciro ingwate yasaga miliyoni 50 yari yatanze kugira ngo aburane ari hanze ikindi ntabwo nyine rwahaye agaciro ibyasabwe n'uruhande rumwunganira
yarimo ko rwareba umubare w'abantu bari muri gereza, rukareba gahunda igihugu gishyize imbere y'ubutabera bwunga, rukareba n'amaraporo agenda agaragaza ubucucike mu magereza, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko byose ntibyahawe agaciro. Ibyo ari byo byose nyuma y'iyo minsi nihatabaho ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kuyongera, tuzakomeza tugende dukurikirana iby'uru rubanza. Hari ikintu ariko ngiye numva cyo kuvuga kuri ino baruwa. Ino baruwa irerekana noneho Theo wa nyawe utandukanye na Theo wari mu rukiko twabonye ubushize. Ntabwo mvuga ngo Theo wa nyawe, irerekana ikiri mu mutima wa Theo nyakuri kurenza icyo yeretse urukiko ubushize. Ni Theo bushize wari ufite ibintu byinshi ari kurinda adashaka gukomakoma, ariko aza kubona ko imfunguzo ari gukinguza urugi serire yahindutse. Theo mu rukiko wagaragaye avuga ko yirinze abo bavoka mpuzamahanga n'iyo miryango, akirinda interaction yabo kubwo uko adashaka ko izina rye n'ubundi rinyura mu biza gukoreshwa u Rwanda runengwa. Noneho ubu navuga ngo yabikoze niyo atakunganirwa na ba banyamahanga yashakaga. Biranagoye ko undi munsi Theo azongera kubwira abantu ngo burya nta kibazo gihari, abanyamakuru bari free, bari independent, bakora umwuga wabo deliberately, freedom yuzuye. Nyuma y'ino baruwa ndakubwiza ukuri ko bino baruwa izahindurwa mu ndimi nyinshi cyane kandi izagezwaho hose. Ahubwo byarakozwe, nabonye Byansi Samuel Beka ishyira mu Kidage, mu Cyongereza, ngira ngo nizo ndimi ebyiri nabashije kubona, sinzi niba n'Igifaransa kirimo. Byamara kuba ukajya kureba ubundi, was it necessary ko ibintu bigera kuri uru rwego? Nibyo turi mu gihugu cye. Oya, mu nyungu zabo bakomeye yanditse bari inyuma y'uwo Nzizera, it was necessary. No isabo bakomeye baburizwamo imbere y'igihugu. Erega ni image y'igihugu turi kurinda karinije, njya nkubwira ngo uru Rwanda rwacu ejo ndi nibwo nabonye none batangaza agaciro k'amabuye dufite munsi y'ubutaka. Mbona ni menshi, ariko umutima urambwira ngo jya kureba ibindi bihugu, nsanga still ntayo dufite. Sibyo? Nimba nta mabuye dufite, ibintu dufite dushobora gucuruza akaba ari parike ngenzite ebyiri, okay reka mbare 3, y'Ibirunga, Nyungwe n'Akagera, ariko nibwira ko rizicuruza cyane ari Nyungwe, ari Akagera n'Ibirunga. Hari n'indi yitwa Gishwati Mukuru, ariko ntabwo nyibara muzicuruza cyane. Sibyo? Nabyo ubwabyo bitarabasha kwihaza 100%. Sinzi ibyo bintu bizi ko buriya leta ikibifasha. Nabyo bitarabasha kwihaza 100%. Nyungwe yagiye mu murage w'isi wa UNESCO. Byarangira ukibaza ngo turaza gucuruza iki? Twatangije gahunda nziza ya Made in Rwanda, ntabwo irabasha kudufasha gushyira nibura balance hagati y'ibyinjira mu gihugu n'ibisohoka. Turacyakeneye byinshi byinjira mu gihugu. Iyo ntabwo iraduhira, nubwo igitekerezo cyayo ari kiza, it is fine. Tukareba tukavuga dutariko hari ibindi bintu dufite byo gucuruza. Turacuruza umutekano kubera yuko urwego rwo mu myaka ishyira 30 igihugu kibohowe, baragerageje gustabilizing igihugu, biva mu buyobozi bukuru bw'igihugu, ingabo, abapolisi n'izindi nzego, umuntu aragenda safely nta kibazo, n'abanyamahanga bakabitangira ubuhamya bakavuga bati koko ibi bintu kudesha po. Ibyo nyuma yo kugira umutekano dusagurira amahanga, ubwo tutarabona ibitoki n'ibijumba byo kuyasagurira, turavuga ngo ariko uyu mutekano uretse kuwushyira bahariya, hari n'abandi bawufite bashobora cyangwa bawubuze baza no kwenjoyinga aha, cyangwa n'abandi batawufite. Turabahereza iki? Twubaka amahoteli meza, dukora imihanda myiza, turwana n'ibyo, tuzana systeme zo kurinda amafaranga ku mabanki nta uzanga yibe. Niyo discipline mu Banyarwanda, nakubwiye umunyamahanga twari kumwe duteze imodoka, utumva uburyo twishyira ku murongo nta muntu duhagaze hejuru. Uribuka n'abanyahayiti n'abanyahayiti twari kumwe ubushize. Hari ibintu byubatswe, ariko noneho kuki umuntu atabona ko izo raporo mbi ku Rwanda zihoraho rimwe na rimwe zifitemo ibiganza by'abantu kandi babikoze mu nyungu zabo? Nge ntabwo nanga ko igihugu rimwe na rimwe cyane akora amakosa ku nyungu z'igihugu. Ibibaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirayakora. Israel, ntabwo uzi abantu Israel bavuye mu Bwongereza bari double agents ikabashimutira mu Butaliyani. Ntabwo uyu munsi yose iri kuyigirira imwe ku byabaye, ariko kuko ari Israel nyine yabikoze n'ikosa, ariko byari mu nyungu zayo irabikora. Amerika ijya gutera Afghanistan hari uwo yatse uruhushya na za Iraq, ariko kuko ari makosa nk'igihugu, hari inyungu igihugu kiba cyabona. Savaho ndabyumva, ariko birasa nabi, biragayitse kumva buri gihe umuntu avuga ngo
ndagiye kubera kanaka bingenekeye gutya none ugeze muri aba bayobozi b'inzego z'ibanze bo hari abajya baturika bakarira wamubaza uti byakugendekeye gute muri ibi bintu ati byihorere ndimo natekereza penal code yacu uburyo wamugana ishobora kudodera umuntu ikizibaho mu kanya ikamudodera kenda kamukwiriye agahita agimageragere byatangiye Theo nawe muri penal code umuntu abibona nk'ibintu by'ikizibaho yambaye ariko uko bagenda babikurura niko ako kabure abacamanza bacu abashinjacyaha bacu nabo bavoka nabo banyamategeko bandi ntabwo mubona ko igihe kigeze ngo ubucamanza bwo kugira ejo bundi ni wazumbwira ngo turi kuvuga i Burundi ngo iyo ruswa yahereye mu bacamanza nta kiba gisigaye ntabwo ndi kuvuga ruswa ndi kuvuga gufata ijambo ugakoresha ibyo Yves arimo aravuga byo kuvuga ngo reka iyo raporo niba ubona ari Castillo Karinijabo yihisha inyuma kugira ngo Yves ajye mageragere wabaranchije we ku giti cyawe urabitekereza ku muntu wo ku murenge cyangwa umuntu muri aho kuri miliyoni 20 ariko ntabwo uzi iyo raporo umushoramari wa miliyari zingahe izabuza kuza mu Rwanda ntabwo uzi amahirwe igihugu kizabura kubera imyitwarire yawe as a person apana noneho n'urwego tureke no kuvuga igihugu ubushize turi kuganira bire by'Uburundi mbona kubwiye ngo iyo urwego rw'ubutabera rwapfapfanye burya haba hapfapfanye byinshi hari inzego igihugu gitunga ziri strong ukavuga ngo igihugu gifite abanyapolitike bazima igisirikare kizima ubutabera buzima ibindi birakunda kuko uburiye ahandi ashakira none ubutabera bwo mbufata nk'igisumbi ibyo byose uburiye ahandi hose ashakira mu butabera iyo ni na systeme iba yubatse ku buryo niyo wazana umwana ukamubwira ngo tegeka igihugu izo nzego zubatse none ukavuga ngo ukahita uvuga ngo mbona rimwe na rimwe abantu babyumve neza ntabwo turi kuvuga ko Theo wari umwere ntabwo turi kuvuga ko ari umwere ariko amajwi ameze gutya azamutse kenshi none tukaba twitega buri gihe ngo turashaka kugabanya abantu muri gereza turashaka prayer bargaining mirimo nsimburagifungo hari uburyo burenga umunani bwo kuba umuntu yahanwa mbere yo kujya hariza none se niba umuntu ushinjwa igikangisho cya message isanzwe itarimo ndakwica itarimo ndagukubita itarimo ndagusenyera uwo muntu babona ari ibibazo cyane rwose ari hanze byaba ibibazo noneho umuntu wagututse ku babyeyi umuntu wavuze ko azagukubita umuntu wavuze ko azakwirukanisha ku kazi wowe none bizajya bigenda gute banyakubahwa abagenzacyaha bashinjacyaha bacamanza niba koko izo ngufu zihari z'abantu basanzwe bashobora kubakoresha ibitandukanye n'amahame mwize n'iki tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga mukwiriye kwiga gasuzuguro kandi muzamuhaye u Rwanda umusanze amateka azabishyura imyaka 1000 tujye kuri Yongwe cyangwa nawe twabikubiyemo hariya Yongwe yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo ariko urukiko rukuvuga ko ari ku mpamvu z'uko ashobora gutoroka ubutabera cyangwa se biri no mu nyungu z'umutekano we bitewe n'ibyaha akurikiranyweho nuko nguko reka tujye kuri Yongwe naho ari ntuza zindi kuri Yongwe ubona ko ngewe nari mbyiteze kiriya minsi 30 bayimuha nari mbyiteze rwose ko Yongwe atabwa muri yombi ndibuka hari bamwe mu bantu bakoraga yo twabanye nabwiraga nti impungenge za mbere mfite kuri Yongwe ashobora kuba atawe muri yombi kubera icyaha kimwe cyangwa bibiri ariko yagera hariya ibyaha bikaba byinshi nyine ndavuga abarega n'icyaha cyaba gisa kimwe ariko abamurega bakagenda biyongera ndetse n'abazana ibimenyetso bishya bakiyongera izo mpungenge nari nzifite rero nari mbyiteze ko iyo minsi 30 ashobora kuyihabwa icyo nyine ubwo nahise nibaza se ubundi icyo cyo kuvuga ngo kumurindira umutekano hanze ibyo ko yabikoraga yidegembya yari menase cyangwa kubera ko byagenze kuri none byari kuzamura umujinya w'abantu bakaba batangira kwitwara ukundi nibyo ntekereje ariko reka ubwo nawe nkuko twabivugaga kuri Theo cyangwa hajemo no kumurinda abo banyembaraga oya ntabwo mbitekereza gutyo kuko kesi ya Yongwe na Nzizera ubona ko Yongwe yari yarayamanitse niko nabyita yasaga nk'uwayamanitse rwose nta hantu bakeretse hari abandi nko tugiye kuvuga ngo turashyira itaka kuri Nzizera kuri iyi kesi oya byaba ari ibindi kuko wabonaga Yongwe asa nk'uwayamanitse nabibonagamo uburyo bashobora kuba bafite ibindi bintu baziranye ubona cyane ko version nari ifite ari ya Yongwe gusa
Yongo atavuga baziranye ko ntabwo numva burya iriya kesi yo mu mujyi hagombaga gukorera Yongo TV byagenda gutyo gusa ukihanganira umuntu ntujye no mu mategeko nubwo abo bantu bashobora kuba bafite ibindi baziranye. Gasana Emmanuel CG retired yatawe muri yombi n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda nyuma y'amasaha make akuwe ahagaritswe by'agateganyo ku nshingano zo kuyobora intara y'Iburasirazuba. Reka tubanze twumve gato Dr Murangira Thierry ni umuvugizi w'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB uburyo yabitangaje. Yves Dr Murangira Thierry ati gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko ubwo yari umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba mu nyungu ze bwite. Yego. Ni kimwe mu bintu mu kanya wabaye nk'ukomozaho nuko wenda ari coincidence bise bihura ni inkuru duhise twimukiraho ariko nge ntekereza ko icyo ari icyaha gishobora gutwara benshi tukibashatseho turi abagenza cyaha ari nk'ibishoboka igihugu kikavuga ngo ibintu tugiye kubihagurukira aricyo cyaha cyonyine kandi noneho nuko wenda nabonye batakirahirira imyanya yose cyangwa se myinshi ubundi ndahiro abayobozi bakuru b'u Rwanda barahira iri tough and very clear kuri iyo issue ntazakoresha ububasha mpabwa n'amategeko mu nyungu zanjye bwite n'ibitagirira umumaro abanyarwanda bose uri kumva ariko umuntu yagera mu nshingano rimwe na rimwe agakora ikinyuranye. Abantu bamwe bibazaga CG Gasana ko n'ubushize yavanywe mu nshingano hari amakosa agomba gukurikiranwaho nayo rubanda ntibanayamenyeshwe bakabona ahubwo agarutse mu kazi akurikiranweho amakosa yayandi ya mbere yakomeje gukurikirana mugenzi wacu mukuru wacu Joseph niwe wakoresheje Twitter narabibonye ngo arazira imvune nshya cyangwa yakiniraga ku mvune ariko niki buri wese yanagitekereza ese ni bya bindi bigarutse by'igihe ari guverineri w'intara y'Amajyepfo cyangwa ni ibindi bishyashya. havugwa amakuru yuko ashobora kuba afite ibintu yahuriye nabyo muri Karenge ya Rwamagana akaba ari hakoresha ingufu ze cyane by'umwihariko bifitanye isano n'inkazi ahafite inka y'ifamu y'inka. Ubwo nari ntangiye gutekereza ko muri Rwamagana ni hamwe mu hacukurwa amabuye ubwo nari ntangiye kujya muri ibi imitungo ye rwose ko RIB ubwo ibizi neza kuturusha ariko hari no kuri iyi mihanda haba hari ibivugo hari inkuru zavuzwe ko hari abantu baho rwose yinenetseho ku mitungo yabo bagatabaza kugera bigeze aho bigera nyine mpaka bigakunda ko ijwi ryabo ryumvwa ariko ntabwo ari buri munyarwanda ufite ubushobozi bwo gutabaza ngo ijwi rye rigere hejuru. Hari n'abandi bantu babifitiye ubwo bavuga ati nintabaza bikamenyekana birangwa nabi hakaba n'abandi avuga ati sendacaye hakaba n'abandi nyine mugani wa Theokore yabivuze agenda agonga ibikuta akazarinda ingufu zishira atageza hajya for better habaho uburyo nyine bwo koroshya ko abantu badakenera kumva ko buri gihe bazajya batabaza mugahereza abantu ibintu binyuze mu mucyo. Icyifuzo kimaze imyaka itari mikeya mu Rwanda. Anyways Yves urabona Gasana agezwe imbere y'urukiko cyangwa urabona bigari kuko iyo ibintu bikiri mu bugenzacyaha bari amahirwe yo kuba byagarukira. Ndabibona buriya hari ikintu kimwe buriya mu Rwanda njya mbona gihuye n'umuco wacu ariko rimwe na rimwe mbonye byageze no mu nshingano wa muco wacu ugaruka bashobora kukwihanganira rimwe. Sinzi niba barajya kubona nko mu rugo ugakorera ikosa bakakwihorera ugakora irindi bakakwihorera none ejo ugakorera iri munsi ya makosa yose wakoze mbere noneho bakagucapa. Yego rero nibwira ko nimba ubwa mbere yarakekwagaho ibyaha buriya bagiye bavuga ngo being suspected is half of being convicted cyangwa being guilty. Rero kuba yaraketswe mwabiriya bwa mbere agakomeza agakinira ku mvune mugani wa Joseph n'ubu bikaza ntabwo nibwira ko hawongeye kubaho accident yo kwibeshya kuba ibyo bintu yabikekaho ashobora kugira imbere y'urukiko akaba umwere. Twagiye tubona abantu bashinjwa dosiye zikomeye cyane no kurenza iziduhoze tuganiraho akaburana akaba umwere nawe yabawe ariko rwose ndabona hagera. Okay, muri iki cyumweru dusoza kandi Kazungu iminsi 30 y'agateganyo yarayongerewe ku byaha 10 akurikiranyweho. Ubwo nyuma y'iyo minsi 30 ubushinjacyaha harya yongerwa rimwe kabiri
menya ari kabiri ntabwo nzi umubare menya ari kabiri mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi hanyuma hari abo nzi byongerwaga bikagera no mu mezi 6 ubanza bafite ubushobozi bwo hari icyo amategeko ateganya ari no gukora ibyo amategeko adateganya mu mpamvu zitazwi ariko niba atari kabiri ni gatatu ntabwo mbyibuka neza ubwo rero Kazungu dushobora kuzamubona nyuma y'iyo minsi 30 ubwo bituhereye ku itariki kwa kane hari zingahe kuzageza igihe cy'iminsi 30 nibiba bikurikijwe nk'uko amategeko abiteganya. Hanyuma Nkundineza Jean Paul nawe n'undi munyamakuru mugenzi wacu iki cyumweru kirangiye we atagejwe imbere y'urukiko ariko nta nubwo dossier yarigiye gushinjacyaha naba nkubeshye byaba byose reka dutekereze ko mu cyumweru gitaha dushobora kuzamubona nawe agezwa mu nzego abantu bashobora kongera kumubona mu buryo bworoshye ndavuga mu rukiko niho haba hari open cyane uretse ko no gusurwa handi urasurwa uretse ko byo biba biri limited cyane. Hanyuma Nkundineza we urabona iyi dossier akiranuka nayo nawe ndamubona mu rukiko nyuma yaho nabazaga 30 y'agatege nayo ndayibona bayimuha sinyimwifuriza ariko ndabona bayimuha kubera iki we nawe ibintu ashinjwa iyo byajemo kumenasa umutangabuhamya kubangamira umutangabuhamya gutukana mu ruhame none ikaba conflit bikaba ikintu ubona ko cyajemo conflit y'ibice bibiri mbyite gutya cya dividinze society bamwe batari ko ntabwo Jean Paul ari we wenyine utukana muri uru Rwanda hari abandi banatukana kumurusha yewe n'uwo nguwo ufatwa nka immediate cause yo kuzirikana katukana gatabwa muri yombi nawe si shyashya bamwe ntibamucira karu rutega ibyo bintu rwose niteze ko nawe hashobora kubamo impamvu zishobora gusa nko kuvuga ko yasiba ibimenyetso kumurindira umutekano n'ibindi bisa gutyo 30 akayihabwa ariko ntabwo nzi uko urubanza ruzagenda. Reka turebe mu cyumweru gitaha muri iki cyumweru kandi dusoza urubanza rwa Dr Christopher Kayumba rwarasubitswe bijyanye n'ubujurire bw'ubushinjacyaha ku myaka 10 bwari bwamusabiye igifungo. Tuzakomeza kureba ko mu cyumweru gitaha izi nkuru zizagaruka muzo tuzavugaho. Ive Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda ko yabonye abasirikare barwo bambuka hitwa Tongo hafi ya za Kibumba hari mu hantu habereye imirwano muri iki cyumweru dusoza. Ivuga yuko ngo ari amashusho yafashe ikoresheje indege zidafite abapilote za drone ariko nta mashusho abo ku ruhande rw'u Rwanda muganire bakubwira bati ari amashusho wowe ahubwo uyabona urayasobanukirwa nta mpuzankano agaragaza nta bikoresho nta name tag cyangwa ya mabendera bari hano ku rutugu cyangwa se arya ego so rero ku ruhande rumwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ibi birego byo guhora bashinjanya umwe arashinjuye iki undi arashinjuye iki ndetse bigera naho umuryango w'abibumbye uvuga ngo ibihugu byombi bikwiye kuganira abantu bakibaza bati u Rwanda ntirushobora kugwa mu mutego wo kuganira na Kongo ushobora kurwumvikanisha ko rufasha M23 ruramutse ruganiriye na Kongo baba baganira iki baragifite byonyine u Rwanda rushinja Kongo guhabaringa no gufasha FDLR nayo ikarushinja gufasha M23 ibyo rero ibyo bintu byo kuba abantu bashinjanya gutya ari naho hava umwuka mubi bamwe bajya babona nk'uganisha ku ntambara igihe nta gikozwe ni ibintu abantu bashobora guheraho baganira. Icya kabiri uretse position y'u Rwanda kuri FDLR ntiri clear mu myaka yose ishize cyo bita kuba clear no kugira gute u Rwanda nta biganiro na FDLR niba nta bihari se hari ubwo u Rwanda rujye kuganira na FDLR cyaba kuganira na uravuze ngo kuganira na Kongo kuganira na Kongo iki haragiye habaho operation zihuriweho haragiye habaho uburyo bwo gucyura abo ba FDLR no kubasubiza kuganira iki kuganira no urugendo rukomeza icyo gihe byari ku butegetsi bundi ubuhaje ubundi nibumvikanye ibi byo bumvikanye birapfa biragaruka kuganira n'urugendo ruhoraho donc u Rwanda rukwiye kujya ruhora ruririmba iyo ndirimbo ntabwo mvuze ngo ruhore ruyirimba kuki se utavuga Kongo guhora ruririmba na Kongo ikiganira n'u Rwanda ntabwo u Rwanda ruganira rwonyine Kongo n'u Rwanda baraganira byombi ni ibihugu buri kimwe gikwiriye kubaha ikindi bikaba byubahana cyo ntekereza cyaje kuganirwa hariya hari kuganira ngo turabigenza gute FDLR irandurwe burundu na M23 irandurwe burundu icyo ni kimwe ese
wagira uru ruhare ko njye nagira uru, abantu bakabwizanya ukuri gutyo. Hari no kureba koko abantu bakabwizanya ukuri ibintu biri mu mazina bitari ibyo kuri kamera tubona no mu mapiyano. Bajya bavuga ko iyo bahuye ibyo rero nibyo none buriya bya bintu abantu tuganira bitari kuri kamera bitari mu ruhame nibyo biba biri mu kuri. Ubona hari n'ukuri babwizanya hariya batabwira abandi bantu, kandi koko ndabishyigikiye. Ntabwo ari ngombwa ko abaturage tumenya ibintu byose. Njye ntabwo mba nshyigikiye ngo twese tube tuzi ibintu byose. Hari amabanga agomba kuguma hejuru iriya, hakabakurikira nyine bikagenda mu byiciro bijyanye n'ibyiciro by'abantu. Uko kuganira ngenda gushyigikiye not FDLR na Kongo wenda nishaka ireke kuganira na M23. Buri ikintu cya Kongo cya mbere ikoraho ikosa kuri M23 gihereza M23 ijambo no kuba abaturage ari bavuga ati nta mutekano dufite. Buriya Kongo iyabibasha gutanga umutekano kwabari abaturage M23 yabona iyi impamvu ivuga ngo abanyekongo hariya bavuga ikinyarwanda bari menase. Uri kumva? None se buri hari uburyo ibihugu bitsinda abantu mu mutwe biketa byoroha. Ubu nk'ubu uyu munsi abantu ba FDLR ikintu cya mbere kibagora gituma nta n'ikintu bavuga imbere ya community mpuzamahanga. Uravuga bagutega umugore wawe kari safe afite n'akazi muri leta. Abana bagutega umwana wawe karangije muri kaminuza y'u Rwanda ndetse ko no muri Amerika. Uri kumva uvuge bakubwire ko mama wawe ari hariya ari safe bimeze neza. Bamuhagiriye. Uri kumva bita bihinduka ikibazo. Umutekano ameze neza, aranywa kanasinda yashaka ingutiya akayikaraga mu ivumbi n'ibiki. Aho biba birangiye ubutsinzwe burya iyo umuntu yamaze kugutsinda dati we ushatse wavuga uti nose ndabigenza gute nta kundi birangoye reka nihangane. Hakiyongeraho n'ubuhamya bw'abari abayobozi ba FDLR bagera mu baje bagakomeza. Nyine hari ukuntu niyo ibyo bintu byaba bitabaye 100%, ariko shamo ntaba yakurangije. Noneho Kongo M23 irahaguruka ivuga iti ngengeye kurwana kuri bene bacu bavuga ikinyarwanda bari menase na leta. Buriya niyo yabatari leta iba menase ikwiriye kwirengera izo ngaruka zo kuba bari menase, si byo? Yahaguruka twe tugiye kurwanira bene wacu bimeze gutya, kandi koko bari menase. None mu gihe bahagurutse bakarushaho kuba menase, abo bantu rero kurwana kwabo buri kuguhishingiro. Ngiye ndi Tshisekedi nanafata intara yose imwe muzifite amabuye sinzi ngo ni iyihe, nkagenda nkashaka ibihugu nka bine by'ibihangange abibwira nti ntabwo mbabwiye ngo muduhe intwaro se nta myitozo n'iki nibi mumfashe kubaka igisirikare cy'umwuga. Ni intwaro muzima ariko ndashaka abasirikare nibura 500,000 babandi intare nyine bateye ubwoba zitari za Salamu bateye ubwoba. None ku rwego n'ibihugu bituranye na Kongo nimba hari n'icyafasha iyo mitwe yindi M23 ADF kizakivuga giti mani sumba byose ibi bintu twaba turose nabi ibintu byatubo byaba biteye ubwoba. Abantu bamara kwa discipline n'igipolisi n'ibiki n'imitegekere myiza bakajya hariya bagatuza, nta mutwe wahaguruka. Haki igituma imitwe yahaguruka nukuzi neza ko utaranatangira kugira ubushobozi bwo kugura intwaro hanze uri buzibone mu gisirikare n'uduceri duke zikaboneka. Nukuzi ko ufite kandi Kongo ifite n'ibyago byinshi, imitwe ifite aho kwihisha henshi. Ejondi hari igitabo nari ndi gusoma kivuga kuri perezida w'u Rwanda ndetse na FPR Inkotanyi, berekana ko nubwo babaga muri Uganda mu ngabo za Uganda ariko ko batari gukoresha uburyo bumwe 100% nubwo Museveni yakoresheje. Museveni bibitaga ngo ni bush wars, we yarafite ayo mashyamba yo kwihishamo muri Uganda. Ariko u Rwanda ntabwo bari kuyabona byoroshye mu Rwanda. Hari abantu bagomba kuza bari skilled basanzwe bafite ubwenge bw'igisirikare n'ibyapana kuvuga ngo gutangira azironga imyitozo aho n'ibiki. Niyo mpamvu kuko rebye nk'umurambi wa hariya mu Mutara ni umurambi urambitse. Niyo mpamvu Museveni yageze ku butegetsi mu 1986 mu gisirikare cyamaze kugeramo hafi 500 b'Abanyarwanda, ariko nyuma y'igihe gito bakaba bagera ku 1500. Nk'ari igisirikare cyari cyubakiwe mu kindi. Uri kumva habagomba kubaho ibintu byo gutekereza gutyo nk'ibyo ngibyo kuba nta bwisho buhari bitanga amahirwe ku Rwanda kuwakigerageza kurumenasa. Buri igihugu buryo kimeze geographically hari gina byo ubwabyo bikibera umutekano. None Kongo ayo mashyambira yafite ku bwinshi yaho kwihisha bagakora ikibazo nanone ku mutekano muke wayo. Nukuvuga ngo ikeneye ubushobozi bwikubye inshuri ijana kugira ngo ibyo bibi. Kandi birasaba ibitambo, birasaba umuyobozi uri vigila, birasaba umuyobozi ureba kure. Rero ibyo byo kuvuga ngo kutaganira aho ibihe bigeze rwose ibiganiro birakeneye ku mpande zombi, kandi ndi Tshisekedi nanabyitabira ntuje cyane. Ariko hari nibyo bari ntago ari ibiganiro batumiwe mu bari batumiwe na Perezida Denis Sassou Nguesso mu nama yari kubera i Brazzaville. Ntekereza ko Perezida Kagame atari ari ku mugabane wa Afurika
ko mbitekereza yari mu Barabu. Yeah. Ive, reka tunyarukire nanone ku byavuzwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhere ku mirwano ya Kibumba cyangwa duhere ku musirikare wa East Africa wiciweyo? Aho twahera hose birajyana. Ya, havuzwe cyane imirwano ahantu hitwa Kibumba hano, ni hafi ya Bugeshi, kuko ndibuka ko ubushize barwana nari impari. Ni hafi neza hakurya hejuru ureba trois antennes ushobora gutucura iyo uri Rubavu Kibumba buhariyo niyo masasu ubuyumva. Ni 15 km uvuye Goma, ibirometero 15 n'ibikeya cyane ku ntambara imeze gutya, ku buryo abantu bari bavuga, bamwe bavugaga bati isaha n'isaha kugira nkorohereze ibirometero 15 ku muntu uri kwiruka mu isaha imwe n'iminota babyirutse, umuntu usanzwe abizi kwiruka. Uva muri rompo yo mu mujyi ujye kuri 15 urabo birangije. Anyways, Ive, iyi mirwano irimo isatira umujyi wa Goma se, urayibona koko M23 igera Goma? Urabibona bayifata cyangwa? Ubwo bushobozi M23 iro bufite bwo kuba yafata Goma, irabufite, ariko nkabibona nk'ibyago bikomeye cyane kuri yo. Mbona ari nk'umutego baba banayiteze, kuko n'ubushize ifata Goma ntabwo byayigoye. Kandi uyu munsi Kongo ubona ko ingufu igisirikare cyayo gifite ahanini ziri mu kirere, zishingiye ku ndege, kandi ibyo ntibikora mu mashyamba, ibyo ntibikora mu mujyi. Yego, ubwo nari nsubiye gato. Cyokoza mu mujyi wenda utari w'igihugu cyawe sava, ariko mu mujyi w'igihugu cyawe waba uri umusazi. Ni ukuvuga ngo abantu bafashe Goma ugomba kwinjiramo hasi ku butaka, ibyo kuzana amasuko ntabwo wayazana mu mujyi. Suko ishobora no kuyitira Sarubavu. Ushobora no kuyitira Sarubavu ugasanga u Rwanda ruhamagariye mu ntambara uruhaye urwitwazo rwo kwinjira. Rero nkavuga ngo nanone ariko igituma nkubwira ngo kuri M23 byaba ari ukwibeshya gukomeye, mba mfite ubwoba ko Kongo na SADC bafite ikintu bumvikanye bacecekanye, baziranyeho ariko bumvikanyeho. Bafite ubwoba ko waba umutego no kwituruka inyuma bakayisunika idafite aho isubira inyuma, ikisanga rero kayibayeho mu buryo bukomeye cyane. Navuga ngo icyo yakora ahubwo ngeje preferi, niba ari kwibishaka nyine ishaka ko bajya ku meza y'ibiganiriro, no kubroka umujyi utiriwe winjiramo, aho Kibumba rero bari kurwanira niho hari ingabo za Kenya, ni naho hari umusirikare wa Kenya warashwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga iti RDF M23 nibo bamurashe. M23 ni ingabo za leta, M23 ni ingabo za FARDC nabo bafatanye Wazalendo, FDLR. Hanyuma oya FDLR n'ibindi none bashyizeho mbare ni Wazalendo. FDLR ubwo iri muri Wazalendo. Noneho bidateye kabiri Kenya, umwe mu bayobozi bakuru bari mu butumwa bwa East Africa hari muri Kenya abwira ikinyamakuru Capital muri Congo Capital FM ko byakozwe n'igisirikare cya leta cya FARDC. Ive, mukanya gato komeje ku kintu cyitwa SADC. Mitanibuka ko igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye ingabo za East Africa cyo kuba ziri ku butaka cyageze sigaye iminsi mike cyane rwose. Hanyuma Kongo irabaho ite ntayo East Africa, ntabyo biganiro na M23, ntabyo biganiro mukanya twakomozagaho n'u Rwanda, Kongo irasigara nta nayo matora, nta na MONUSCO ko nayo cyo kugenda cyageze. Njye mbona ko Kongo iragana mu bihe by'intambara ndetse kurenza uko byari bimeze mbere. Bino bihugu bizagenda mbona bimwe bizagaruka ku giti cy'igihugu nk'igihugu nyine, bimwe bije gufasha Kongo, ibindi bije gufasha imitwe y'irwanya. Niyo naho mbona intambara y'akarere cyane. Izi ngabo zikimara kugenda nibwo mbona intambara yagutse kurenza yari ihari, kuko bazatangira gupusanya aho M23 yari yarigaruriye izi ngabo izarwanira kuhasubira. Kongo nibwira ko yakoresheje iki gihe nko kwitegura M23 bavuga iti noneho ubutaha ntabwo muzadukiniraho. Icyo gihe none izabizi ngo iri kongera kugerageza ingufu irebe uko kwisomana rero no gusekurana, niko gushobora kuzatuma ibi bihugu bigaruka kimwe kwacyo hakaza n'ibindi tutabonaga. Hanyuma urupfu rw'uyu musirikare wa East Africa rero ni ubutumwa wowe ukunda kumbwira ngo bwa fake, kubera ko bisa nkaho buri gihugu kiri ku ruhande rwacyo bitewe n'inyungu cyangwa bitewe n'impamvu.
ubu uyu musirikare biragenda bite? Byararangiye. Bizagenda gute? Byararangiye, yarapfuye. Byararangiye. Ni ugushyingura, ahubwo bazashyingura ryari? Mu izina ry'akarere. Ni ibintu bisanzwe, ntabwo ujyana umuntu ahantu hari amasasu adategetswe gupfa ibyago byo gupfa n'ubundi biba bihari, nawe aba yaje abizi. Njye ntabwo ndavuga mu izina ry'akarere gusa. Mu izina ry'akarere gute? Ubu bino bisobanuye iki? Ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe. Kuba baremeje ko yarashwe na Kongo birahura na bimwe nakubwiraga by'uko na Kongo byashoboka ko yabarasaho kugira ngo inabereke ko rwose itabishimiye. Nkakwereka ko Nemo Ventura bishoboka ko yabarasaho kugira ngo byitirirwe leta yerekana yuko itabashaka. Kuba rero bemeza yuko Kongo ariyo yabarashe rwose biranashoboka, ariko bizarangira gutyo nta kintu kizaba ngo Kongo bagira icyo bayitwara ngo yarashe umusirikare wa West Africa cyangwa West Africa ivuga iti mwaturasiye umusirikare reka natwe tubarase. Ntabwo bizaba. Ive, tuvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dukomereze ku mirwano yavuzwe hafi ya Goma, ariko nanone wenda dusoza rya sasu bivugwa ko ryambutse rikagira n'imyigaragambyo yabereye hariya hafi y'umupaka wa Rubavu Petite Barriere. Ive, ibi bintu birasa nkaho ari ugukomeza gusomborotsa u Rwanda no gushaka ko rwakururirwa mu ntambara. Ubwo kwa ririya sasu ntabwo nabyita ko ubwo ari abawazalendo barwanaga hafi yabo, hagati yabo FDLR, kuko ngo bavugaga ikinyarwanda. Kandi kukubwira ni FDLR ntibasige bayibara mu bawazalendo n'iki, ariko igihari bari bananiwe kumvikana hagati yabo. Ntabwo ari ukuvuga ngo bari kurasa mu Rwanda. Ibyo byo nibwira ko ari impamvu u Rwanda rutari yakitinze mu buryo buremereye, nabo bashobora kuba muri iryo sesengura barabibonye. N'ibyo n'itangazo ry'u Rwanda rwose nta mahane yari arimo. Ariko icyo ntabwo bibuje ko ari ikindi kimenyetso ruba rushyize kuri tabwo. U Rwanda rwarababwiye ngo ibyo bintu byanyu biri kutubangamira, nko kubwira ngo mwarwanye nabyo bikareka kuza kubangama habi. Ndi kwanga kubyita agresiyo igambiriwe kwa. Agresiyo igambiriwe rero iri hehe? Ni muri za Sukhoi ziza mu kirere, harimo ko gukomeza gukorana na FDLR mu buryo bweruye, harimo ayo mahema ya Cyanzarwe, harimo gushyira babasirikare kwijwi, kandi ubwo rimwe na rimwe biriya by'abasirikare bo kwijwi biri confirme cyangwa amakuru yo kuri imihanda, mu bitangazamakuru biranditse mu bitangazamakuru bitandukanye, narabibonye. Kandi ubwo ntiwanamenya ngo ku rundi ruhande u Rwanda rwo ruba rwafashe izihe mezire, nuko wenda zimwe tuba tutazimenya. Wabonye iyo babonye abasirikare Cyanzarwe nabo bahabegereza, wabonye iyo Sukhoi ije kabiri bahita wenda bafata Iron Dome nimba u Rwanda ruyifite bakayegereza hariya, cyangwa se bakavuga bati bizagenda gutya ikirere tukirinda uko reka ingabo zijya. Haba hari ibintu byinshi iyo ibintu bimeze gutya, ariko ikiruta byose nuko hatabaho kurwana. Icyo kiruta byose. Dusoreze muri Palestine na Israel muri iki cyumweru dusoza, ingabo n'intwaro za Israel ku butaka muri Gaza. Baringiye basubira inyuma, n'ubu babikoze, ubona ko bari gutegura noneho icyo nakita full kwinjira mu buryo buri bari gushaka nko kubanza kumenyereza bakagerayo bakagaruka bakongera no guca uburinzi bundi defense, kuko iyo binjiye baraza baba bafite inzego z'ubutasi, bakaba bazi ngo Hamas ifite ibirindira hari ibintu byabo, hari inkejo basenye ahantu haba ubwirinzi za misile, bakeneye nko kubanza kuyica intege bakaza, niba nanone atari ukwerekana ko iyo gahunda hari ngo ibintu bizarangiye bitanabaye, na cyane ko na Israel iri ku gitutu cyo kutinjira mu buryo bwuzuye muri Palestine. Hanyuma ariko ku rundi ruhande turimo dusoza, umunyamabanga mukuru wa Loni nawe arasabirwa kwegura na banya-Israel. Umuntu wese ushatse kugaragaza amakosa nuko Israel iri mu makosa, wowe wese Israel iri guhita imwifatira. Nyuma yo kwikoma umunyamabanga wa Loni ubutahiwe ni Recep Tayyip Erdogan, perezida wa Turukiya, utagera indimi n'ubwo ari we wababwiye ati ahubwo ni mwebwe muri gukora genocide hariya, ariko mumenye ko Hamas atari umutwe w'iterabwoba. Yves Karame, umuntu ukora iterabwoba ninde hagati ya Israel na Palestine? Ngora bineranye na bene data. Kuko hari akarejo natekerejeho, niba muri 48 Israel yaragizwe igihugu giciwe kuri Palestine, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi cyaba nta gihugu cyitwa Palestine tuzi. Israel yaciwe ku kihe gihugu? Bineranye n'abavandimwe. Anyways, reka tugende.
reka dushimire abantu twabanye muri iki cyumweru. Ariko hagati aho twabwira ko muri Palestine muri Gaza abantu basaga 7,000 bamaze gupfa. Yego, mu gihe bigaragara ko Israel nayo nta mugambi wo kunamura icumu ntawo ifite. Turabashimiye rero kuba twarabanye namwe muri iki cyumweru dusoje, tunabifuriza kugisoza amahoro, tukazatangirana ikindi ku munsi w'ejo. Yves Karame, wakoze cyane. wakoze cyane Karinije. Wakoze nawe Bwana Castillo. Tuna umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru, turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza, wa mwenda wera w'u Rwanda twawuye. Izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'Uburusiya, cyukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.